Ndizera ko umeze neza, wowe nsanze kuri Kivu Waves Official, uri inshuti yacu yakadasohoka kuva umunsi ukanda subscribe. Ngende Beato Emmanuel niyo mugabo. Urukuta rw'i Berlin cyangwa se Mur de Berlin, uru ni urukuta rwubatswe rwagabanyaga umujyi wa Berlin ibice bibiri kuva mu mwaka w'1961 kugeza mu mwaka w'1989 ubwo rwasenyukaga. Ni kimwe mu bimenyetso bikomeye by'ibihe by'intambara y'ubutita Cold War cyangwa se la guerre froide. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yarangiye mu mwaka w'1945, igihugu cy'Ubudage cyagabanyijwemo ibice bibiri: West Germany, Ubudage bw'uburengerazuba, iyi yari ishyigikiwe n'ibihugu by'uburengerazuba nka Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa. Hakaza kandi East Germany cyangwa se Ubudage bw'uburasirazuba. Iyi East Germany yari ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Iyo niyo mpamvu urukuta rwubatswe hakagabanywamo Germany ibice bibiri. Nyuma y'imyaka y'1950, abaturage benshi bo muri East Germany bahungiraga muri West Germany banyuze Berlin bashaka ubwisanzure n'ubukungu bwiza. Rero kugira ngo ibyo bihagarare, ubutegetsi bwa East Germany bwubatse uru rukuta ku itariki ya 13 Kanama mu mwaka w'1961. Uko uru rukuta rwari rumeze, rwari rufite uburebure bwa kilometero hafi 155. Hari hariho insinga z'amahwa, iminara y'abarinzi n'abasirikare bitwaje intwaro. Kwambuka urwo rukuta nta ruhushya byashoboraga gutuma umuntu afungwa cyangwa akaba yanaraswa. Imiryango myinshi yagiye itandukana imyaka myinshi, abaturage barenga 100 bapfuye bagerageza kurwambuka. Berlin yabaye ikimenyetso cy'igabana hagati y'ubukomuniste n'imitegekere ya kidemokarasi. Mu mwaka w'1989, abaturage ba East Germany batangiye imyigaragambyo isaba ubwisanzure, maze kuva ku itariki ya 9 Ugushyingo mu mwaka w'1989, ubutegetsi bwemeye ko abaturage bambuka imipaka, maze abaturage batangiye gusenya runo rukuta. Isenyuka ryarwo cyangwa se the fall of Berlin Wall cyabaye ikimenyetso cya bimwe mu bikorwa by'amateka byaranze iherezo ry'intambara y'ubutita. Nyuma yaho ku itariki ya 3 Ukwakira mu mwaka w'1990, East Germany na West Germany nibwo byongeye kwibumbira hamwe biba igihugu kimwe cya Germany. Uyu munsi ibisigazwa by'uru rukuta rwa Berlin biracyaboneka muri Berlin, kandi ahantu haracyasurwa n'abakerarugendo benshi nk'urwibutso rw'amateka n'isomo ry'akamaro k'ubwisanzure. Aho nari mise nkujyana ku isenyuka ryarwo, ariko kambanze nkubwire ku ngaruka rwagiye rugira n'ibyagiye bihabera kuri runo rukuta. Urukuta rwa Berlin cyangwa se Mur de Berlin rwabaye inkomoko y'amakimbirane menshi ya politike, ubukungu n'uburenganzira bwa muntu hagati y'umwaka w'1961 n'umwaka w'1989. Amwe mu makimbirane harayabaye hagati ya East Germany na West Germany. Urukuta rwagabanyije abaturage b'Abadagemo ibice bibiri. Imiryango myinshi yaratandukanye, abavandimwe n'inshuti n'abashakanye bamwe ntibashoboraga kongera kubonana. West Germany yahamaganaga urwo rukuta ivuga ko rwamburaga abaturage ubwisanzure. Habaye kandi amakimbirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abasoviyeti. Urukuta rwa Berlin rwari ikimenyetso cy'irushanwa rikomeye hagati ya United States cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Soviet Union, ubumwe bw'Abasoviyeti. Buri ruhande rwashakaga kwerekana ko gahunda yarwo ya politike ariyo nziza kurusha iy'urundi. Ibi ngibi byanakajije umurego wa Cold War cyangwa se guerre froide, intambara y'ubutita. Habaye kandi ihangana ry'ibifaru muri Berlin mu mwaka w'1961. Mu Kwakira mu mwaka w'1961, abasirikare ba Amerika n'ab'Abasoviyete bahanganiye ku mupaka wa Berlin ahitwa Checkpoint Charlie. Ibifaru by'impande zombi byari byegeranye cyane. Isi yatinyaga ko intambara ya gatatu y'isi ishobora guhita itangira. Amaherezo impande zombi zarisubiriye maze intambara iririndwa. Habayeho guhunga no kuraswa kw'abaturage. Abaturage bo benshi bo muri East Germany bageragezaga guhungira muri West Germany. Bamwe bacukuraga tano cyangwa se inzira zinyura munsi y'ubutaka ngo bahunge bazinyuramo. Abandi bageragezaga kurira cyangwa se guca muri rwa rukuta. Abantu benshi barakomeretse, abandi baricwa, bagenda bicwa n'abarinzi b'umupaka, bituma habaho impaka zikomeye ku burenganzira bwa muntu. Habaye imyigaragambyo yo gusenya runo rukuta mu mwaka w'1980. Abaturage bo muri East Germany batangiye gusaba ubwisanzure bwo gutembera, basaba amatora adafifitse, basaba no kuvugururwa k'ubukungu. Iyi myigaragambyo yatumye ubutegetsi bwa East Germany bugenda bucika intege kugeza ku isenyuka ry'uru rukuta. Habaye kandi ingaruka nyuma yo gusenywa kwa runo rukuta, Fall of Berlin Wall. Nyuma yo gusenyuka rwarwo, habayeho kongera kwihuza kwa Germany mu mwaka w'1990,
byihutishije isenyuka rya Soviet Union. Ibihugu byinshi byo mu Burayi bw'uburasirazuba byatangiye inzira ya demokarasi. Urimo urumvamo ingaruka nziza cyangwa se umusaruro mwiza byabyaye Fall of Berlin Wall cyangwa se isenyuka ryarwo. Muri make, uru rukuta rwa Berlin rwateje amakimbirane ya politike, igitugu ku baturage, ihangana ry'ibihugu bikomeye ndetse n'impaka ku burenganzira bwa muntu, ariko isenywa ryarwo ryabaye ikimenyetso gikomeye cy'iherezo y'intambara y'ubutita. Isenyuka ryarwo mu mwaka w'1989 ku itariki ya 3 Ukwakira mu mwaka w'1990, East Germany na West Germany byongeye kwibumbira hamwe bihinduka igihugu kimwe cya Germany, Ubudage. Maze muri 90 urwo rukuta ntirwatandukanyaga ibihugu bibiri byigenga nk'uko bamwe babyibwira, ahubwo urukuta rwatandukanyaga Berlin y'Iburasirazuba, East Berlin, yagenzurwaga na East Germany, ndetse na Berlin y'Uburengerazuba, West Berlin, yari ifitanye isano na West Germany. Uyu munsi umujyi wa Berlin ni umurwa mukuru w'Ubudage bwunze ubumwe. Nta rukuta rugikora nk'umupaka, nubwo hari ahantu hasigaye ibisigazwa byarwo nk'urwibutso rw'amateka y'igabana ry'Ubudage n'intambara y'ubutita. Kuri Mire de Berlin hagiye hanabera impanuka n'ibyago byinshi hagati y'uriya mwaka w'1961 n'1989, cyane cyane igihe abantu bageragezaga kugenda barwambuka bava East Berlin bajya West Berlin. Rimwe abantu bishwe bagerageza kurwambuka. Abantu benshi bageragezaga guhunga ubutegetsi bwa East Germany banyuze ku rukuta, bamwe bararashwe baraswa n'abarinzi b'umupaka, abandi baguye mu nsinga z'amahwa cyangwa mu bice byari birinzwe cyane. Abashakashatsi b'amateka banemeza ko abantu nibura barenga 140 bapfiriye ku mupaka wa Berlin. Hari urupfu rwavugishije benshi rw'uwo bitaga Peter Fetschel. Peter Fetschel ku itariki ya 17 Kanama mu mwaka w'1962, Fetschel Peter w'imyaka 18 yagerageje kurenga runo rukuta maze araswa n'abarinzi ba East Germany. Yaguye hafi y'urukuta amaraso ava cyane, ariko ari nta muntu wemerewe kumutabara ako kanya. Nyuma y'igihe gito yarapfuye, bitera uburakari n'amagambo menshi yo kwamagana ubutegetsi bwa East Germany ku isi yose. Impanuka z'ubuhunzi zarabaye. Abantu bamwe bageragezaga guhunga bakoresheje imodoka zihinduwe mu buryo bwihariye, abandi bacukuraga tano munsi y'ubutaka. Imipira y'indege ishyushye ikizwi nka hot air balloons gusimbuka bava mu nyubako zegereye urukuta. Ibi ngibi bamwe babikomerekeyemo, ariko abandi banaguye muri izo nzira cyangwa se bagenda banafatwa. Habayeho n'ihangana rya gisirikare mu mwaka w'1961 hafi ya checkpoint Charlie. Habaye ihangana rikomeye hagati y'ibifaru by'Abanyamerika n'iby'Abasoviete. Nubwo nta ntambara yabayeho, isi yose yatinyaga ko byakurura intambara nini. Nta mpanuka imwe rukumbi izwi cyane yabereye kuri Mire de Berlin, ariko habaye ibyago byinshi byatewe n'igerageza ryo kwambuka. Iyamenyekanye cyane ni urupfu rw'uriya Peter Fetschel mu mwaka w'1962, rwabaye ikimenyetso cy'akaga abaturage bahuraga nako igihe bageragezaga guhunga. Iyo ngiyo ni Mire de Berlin cyangwa se urukuta rw'i Berlin, rwashinzwe mu mwaka w'1961 rugasenywa mu mwaka w'1989, rugasiga West Germany na East Germany byongeye kuba Germany imwe. Ni urukuta rw'i Berlin. Ubushize nakubwiye ku rukuta rw'Ubushinwa, The Great Wall of China. Uyu munsi nakuzanira urukuta rwa Berlin. Muri minsi nibanze ku nkuta, menye nzakuzanira n'amateka y'inkuta z'i Yeriko. Ndi Beato Emmanuel Niyomugabo. Iyi ni Kivu Waves Official. Urakoze.